Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo, abari mu gihugu cyacu, hanze y'igihugu, mwese mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, ndetse n'abarwayi, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, Nyagasani abacira inzira bikemuke. Tugiye gukomeza rero ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Twari abanyeshuri, turi abakobwa batatu bakundana, twabaga twese muri interina, turakundana tugera no hanze. Kubw'amahirwe buri umwe wese yahise abona akazi, usibye umwe muri twebwe niwe utarahise abona akazi, ariko nyuma naje kumushakira akazi, akora muri kampani nakoragamo. Naje gukundana n'umuhungu, turakundana, urukundo ruraramba rugera hafi mu myaka 3, ndetse n'uwo mukobwa nawe yarari aho ngaho y'inshuti yanjye. Urumva yari inshuti magara, twiganye segonderi, dukora no muri kampani imwe, ari njye wamushakiyemo akazi. Rero nubwo twakundanaga, buriya umuntu namaze kubona ko ari ikiremwa kigira uburyarya utamenya. Wa mukobwa nashakiye akazi muri kampani nakoragamo, yaje kuzajya aryamana n'umukunzi wanjye rwihishwa ntabizi, akajya agenda akamushyira amabanga yanjye yose twaganiriye. Umuhungu yaje kuncira ku mayange, akajya ambwira ati ariko uriya mukobwa ni inshuti yawe? Ni cyane, ni inshuti yanjye magara, nyine nkamutakagiza, ni umwana mwiza, iki yelelelele, nyine nkamushyiraho ubwiza budasanzwe. Kumbe umuhungu hari ikintu ashaka kumbwira, uko ndi kumutakagiza umusore akabura aho ampera. Rero bakunzi ba MTV, inshuti zanjye, buriya umuntu sinzi ukuntu umuntu ateye mu buryo budasanzwe, mu buryo utamenya ubwo ari bwo, mu buryo mbese ikintu Imana yaduhishe ni ukutareba ku mutima w'umuntu, ukitangira umuntu ukamuha buri kimwe, ukamushakira akazi, iwabo bari abakene. Njyewe ibyo byose ntabyo namucyuriye cyangwa ngo ngire icyo mubwira cyangwa mbirengeho muhemukire, ariko we nagiriye neza, akampemukira, akajya aryamana n'umukunzi wanjye. Naje rero kugera aho mbibwirwa n'abandi, ariko nkumva ko ari ba bantu bashaka kuduteranya, batatwifuriza iterambere. Nkababwira nti rero mwebwe muceceke, ntabwo muzi aho uriya muntu twatangiranye tumenyana. Uriya ni inshuti yanjye, yarenze kuba inshuti yanjye aba umuvandimwe wanjye. Bati koko nibyo koko, ati niyo mpamvu umuntu asangira byose, ariko sibyo ni ibiki. Ubwo nkahita mbahunga abo babimbwiye. Burya umunyarwanda niwe wavuze ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva, uko niyumvaga. Naje gushiduka wa mukunzi wanjye abanye na wa muhungu, noneho imbona nkubane bakajya babinyereka. Inshuti zanjye, byabaye ngombwa ko nsezera muri iyo kampani nakoreragamo, njya gushaka ahandi akazi, kubera kwanga gukomeza kubabara, kubera kwanga gukomeza kureba inshuti magara mbese ibyo zirimo zinkorera. Narahavuye rero njya ahandi, nibyo byatumye ngira amahoro. Muri make ubu meze neza, nubwo byankomerekeje cyane bikantera ibikomere, ariko namaze kubitambuka. Ubu natangiye ubuzima bundi bushyashya, nariyakiriye, numva ko ngomba kubicamo, ari ishuri ryanjye nyine ngomba kuryiga. Rero bakunzi ba MTV, impamvu mvuze iyi nkuru
ni uko tutakwiringira abantu kurenza twebwe uko twizera. Wowe iyizerere ikikurimo. Umuntu naguhemukira umwihorere, ugende witurize, wisengere. Burya Imana irakomeza kandi ishobora byose. Ubu tuvugana barashwanye, mbese ntawe ukivugana n'undi. Ariko njyewe meze neza nubwo byabanje kunkomeretsa bikanantera n'ibikomere, ariko narabirenze. Ubu bo nibwo bagitangira kumva ububabare. Bose barimo baranyirukankaho baza kunsaba imbabazi, ariko narababwiye ngo ndabababariye, ubundi tuzabana bisanzwe nk'abantu nyine, kuko namaze gusobanukirwa umuntu uwo ari we. Rero yari umukunzi wanyu ubakunda kandi ubifuriza ibyiza umunsi ku wundi. Bye bye.